basi ntangire kujya mbaza Imana. Nihuse rero uwo mudayimoni yari yubatse ku kigirwamana cy'inzoka basengaga, yari inzoka yapimaga metero 1 na santimetero 88, haburaho santimetero 6 plutôt hari yapima iyo nzoka yapimaga metero 1 na santimetero 88, haburagaho santimetero 12 kugira ngo huzure metero yuzuze metero 2. Iyo nzoka yabaga abakurikiye Safiro TV mwese turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Uko bisanzwe muri kumwe namwe ni BONGWA Alphonse. Twaherutse hano ubwo twavugaga ku ijambo ryitwa kuramya Imana no kuhimbaza bikozwe neza. Twongero twagarutse tuje kubaha ku buhamya bw'ivy'Imana yadukoreye. Imana ishimwe. Abantu benshi bagumye kugira icyifuzo bavuga batese ko tukubona ku zindi televiziyo, ku zindi channel, ku maradiyo tukakumva ko dutunze ubuhamya kuri za memory card mu matelefoni yacu, kuki tutabasha kukubona kuri channel y'abahanzi? Kuki wowe utabihanyujije? No kubera iki utashyize ubwo butumwa cyangwa se ubwo buhamya? Uyu munsi rero naje aricyo kinzanye. Ndabizi ko arabadukurikiye muri mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengera bwaryo, aho ngaho mu mujyi wa Kigali, ndetse no muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika, muri Oceania. Mwese turabaramukije. Muri Amerika turabizi ko abakunzi bacu muri benshi cyane, bari aho ngaho mu Burayi, aho mu Bubiligi, aho ngaho mu Faransa. Ndabizi mudukurikiye muri benshi nkuko bisanzwe, muri abakunzi bacu kandi natwe turabakunda. Mwebwe abakurikiye Safiro TV cyangwa se channel y'abahanzi, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Reka rero tubanze dusenge Imana, niturangiza tubone gukomeza tubaha ku buhamya bw'aho Imana yadukuye. Imana yacu kwizerwa, ndagushimiye. Ugize neza kurinda ubugingo bwacu. Warinze abari muri Afrika, urinda abari muri Aziya, urinda abahano muri Amerika, urinda abahano mu Burayi. Ntacyo twatanze n'ubuntu bukomeye waturigiriye, n'iryo shimwe dufite. Ntacyo twakwirata kuko nta na kimwe waduciye, ahubwo n'imbabazi zawe gusa. Bityo rero ngiye kuvuga ibyawe, ngira umuyoboro mwiza wo kugabura ibyawe, kandi wiyubahirize muri nge, kuko indogobe siyo yubaha ubwo wowe wigenderaho. Bagaritse ubutware bwose bw'umwijima. Uyu nguyu ukurikiye ubu buhamya ari hano aryamye, ari hano arwaye, ari hano ababaye, ari hano afite ingorane. Uyu nguyu ubukurikiye ari mu bitaro, uyu nguyu ubukurikiye ari hano ku gisasi cy'uburwayi hano mu rugo, uyu ubukurikiye ari hano kwa muganga, uyu ubukurikiye ari mu rugo rwe, uyu nguyu wabuze ubushobozi bwo kujya kwivuza, ariko wowe ubwawe umubera igisubizo muri ubu buhamya. Erega ndabizi neza ibyaye abantu bananiwe urabishoboye. Ngiye kumuhamiriza, ngiye kuguhamya, mvuga gukomera kwawe, mvuga ineza yawe, mvuga imbabazi zawe. Unyemerere Mwami, nawe ushyigikire. Ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Ngushima ibyo nguragije biri imbere mu izina rya Yesu, amen. Kuko rero bibasezeranyije ko nzabaha ku buhamya, ngiye kubabwira igice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye. Urebye turakora resume kuko ni birebire, ariko uko tuzajya turushaho kuza kuri iyi channel, muzajya mugenda murushaho kugenda musobanukirwa, mugenda murushaho kugenda tumenyana, murushaho kugenda mumenya imirimo y'Imana ku buzima bwanjye cyangwa se ku buzima bwacu. Ni byinshi Imana yadukoreye tutarondora muri uyu mwanya, ariko ndashima Imana cyane kubw'ibintu bitatu Imana yakoze. Cyambere ubuhamya bwanjye bugizwe n'ingingo 3, yenda ntari buvugeho uyu munsi wonyine, bizasaba ko bizakomeza, ariko ubuhamya bwanjye bugizwe n'ingingo 3. Igice cya mbere ni ukuvuga uburyo naremaye cyangwa se uburyo naremaye, ariko Imana ikaza kunkiza, ikampagurutsa. Nari nararemaye ngendesha amaguru n'amaboko, narahinamiranye, umubiri wose waraboze, ariko Imana ikaza kungirira ubuntu. Igice cya kabiri ni ukuvuga uburyo nariye uburozi, ubwo ni nyuma yo gukizwa. Ndi umukristo, narakijijwe, ndi umukozi w'Imana. Uburyo naje kurya uburozi mbohawe n'umuntu akandoga, mpereye uburozi mu cyayi n'irindazi, nyama zo mu nda zikabora, uruti rw'umugongo rukabora, abaganga bakananirwa. Imana ikaza kohereza marayika kandutse uburozi, ari naho Imana yankirije uburozi. Igice cya gatatu ari nacyo kijya gifata umwanya munini, no kuvuga uburyo nishe inzoka ikigirwamana mu mujyi wa Kigali, aho ni mu gihugu cy'u Rwanda.
ari nacyo kijya gifata umwanya munini, kirimo ubuhamya butandukanye, amayerekwa, butumwa Imana yambaye yaba bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'inyuma yacyo n'isi muri rusange. Aho nahishuriwe imwe mu migambi ya Satani, imikorere ya Satani mu madini n'amatorero. Mu yandi magambo aho nahishuriwe byinshi, ntabwo rero byose nabivuga uyu munsi, ariko ndagira ngo mbararikire n'ibice bizakurikira. Ngiye rero gutangirira ku gice cy'uburyo na Yesu yangiriye ubuntu cyangwa se uburyo nakijijwe. Ubundi ngiye nakijijwe nizereye mu burwayi. Urumva, nizereye mu burwayi bwamfasha ari uburwayi bwo kubyimba inyama, kubyimba bivaho inyama zirabora, ngeraho guhinamirana, aho nagendeshaga amaguru n'amaboko. Yenda kubandeba murabona ko nambaye ishati, ariko yo urebye neza cyangwa se ukumva wumva ko yo nkomye kuri aya magufa y'ibitugu urumva ko arasohoye. Mu yandi magambo aya magufa yasohotse kubera guhinamirana, bwamfasha ari uburwayi bwo kubyimba inyama, kubyimba bivaho inyama zirabora. Ngeraho nageze ku rugero rwo kubora, ngeraho nashoboraga naryama nko ku misambi. Wacu hari mu giturage, ubundi umukeka ngewe nawubonye nyuma ya jenoside yabereye mu Rwanda, cyangwa se nyuma y'intambara yabaye bw'abantu, habagaho ubwicanyi mu Rwanda 1994 bw'abatutsi bicwaga 94. Niho nabashije, nyuma y'icyo gihe rero nibwo nabashije kubona umukeka. Ariko mbere ya jenoside nari ntaragera i Kigali, iwacu hari mu giturage. Nabashije rero kurwara icyo gihe ndi mu giturage, aho niho nagiriye ingorane zikomeye. Bwamfasha ari uburwayi bwo kubyimba inyama, kubyimba bivaho inyama zirabora. Ngeraho bajyaga bandyamisha ku musambi, umusambi ukoze yenda mu bifunzo cyangwa se mu nkangaga, cyangwa se mu bihunda, cyangwa se mu birere. Birumvikana cyane ku bantu bavukiye mu giturage nk'icyo navukiyemo. Noneho bandyamisha nko kuri iyo misambi, bahangura inyama zigasigara zibambye handi kuri ya misambi, bitewe n'uko inyama zari zaraboze. Ubwo burwayi rero naburambyemo. Noneho ubwo birumvikana kugenda kwari guterura bakahankura. Nabo babanshize ku zuba mu gitondo, bikaba ngombwa ko bahangura nimugoroba mama avuye guhinga, kuko data apfuye mfite imyaka 7 kandi uburwayi naburwaye mfite imyaka 12 hafi 13. Urumva muri iyo myaka 12 hafi 13 nari mfite mama gusa w'umuturage w'umukene, nawe wo mu giturage. Ubuzima kwari uguhaha cyangwa se kujya gushakisha kugira ngo tubashe gukura. Namwe murabizi ubuzima bw'umupfakazi wa mu giturage w'umukene, ugomba gushakisha ubuzima kugira ngo tubeho. Ariko ndashima Imana kuko igihindura amateka agahinduka. Uyu munsi wa none, nyuma yo kuba muri ubwo buzima, twarabibonye ko umuntu ashobora guhindura amateka nyuma y'ubwo buzima. Umuntu akabasha kwiga bikemera, umuntu akabasha kugera ku rugero rwo gutunga imodoka bikemera. Ntabwo twirate aho tugeze, ariko twirata Kristo wadukuye ku rwego akadushyitsa ku rundi. Ntabwo twirata ibyo dufite, ariko twirata uwabiduhaye. Dushima Imana kuko twabonye ko amateka ajya ahinduka. Icyo gihe urumva naryamaga no ku misambi, ariko uyu munsi wa none amateka yarahindutse. Hari ahandi Imana yadukuye ari nayo itugejeje. Ko rero byabaye ngombwa ko ubwo burwayi mbubamo biza kugira aho mpinamirana, kugeza ubwo ntangira, mu yandi magambo, kwizera. Nizereye mu burwayi. Ndibuka ko iwacu haje umuntu asanga bandyamishije mu mifuka bambitsemo. Mu yandi magambo, nageze ku rugero umubiri wose ubora, kugeza ubwo bajyaga bamfata kubaza intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, kubahazi. Uyu munsi wa none ndi i Kigali muri kapitale, mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko siho navukiye. Ntabwo ndi kavukira i Kigali, ngiye navukiye mu giturage mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, ubu ni intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ni hafi ya Kongo. Aho ngaho niho navukiye. Hari abanzi rero mu buzima bw'ibyo ndi kubabwira, hari abanzi banansuye. Nta muntu rero wabeshya ngo atange n'ibihamya bifatika, kuko sinabeshya ngo nze hano aho isi yose inkurikiye. Ariko ndabizi ko nanubu hari abantu benshi munkurikiye munansi, mukaba muri mu Rwanda cyangwa muri no mu migabane yose y'isi. Ariko twabanye, twakoranye umurimo w'Imana, twakoranye ivugabutumwa. Aho nagiye ngera mbasanga iwanyu mu murimo w'Imana, ko natangiye umurimo ndi umwana, uyu munsi ndi umugabo mukuru. Muri make rero nizerera muri ubwo burwayi. Nizera ngeze ku rugero rw'uko bamfataga bamfata bakanshyira mu mufuka bakambikamo, bagafata umufuka umwe bakawunyuza mu maguru, undi bakawunyuza hejuru, bagaterura bakaryamisha hanze. Impamvu banshyiraga muri iyo mifuka
nuko yo banshyiraga hanze imbeba zararyaga zikarya inyama. Mu yandi magambo plutôt yo bansigaga mu nzu imbeba zaryaga inyama, noneho mu buryo bwo kugira ngo bampungishe imbeba zandiraga mu nzu, baramfataga bakanshyira hanze. Banshyira hanze isazi zikandya, imibi kantondagira, ibisimba bigatondagira. Bene data bakundwa, uyu mubiri utake ubusige unezeze, ariko ujye umenya ko ari ubusa. Nyuma y'ubwo buzima naje kuruhinamirana mu buryo bukomeye, nza kwizera muri ubwo burwayi nyine, ariko mbwizereramo narahinamiranye. Ndibuka umuhungu umwe, ndibuka umusore umwe waje iwacu icyo gihe, yari umusore yitwaga Nzarushyerezo Alex, n'ubu ariho, twararimbanye muri korali, n'ubu barizwa ku mudugudu wahitwa Rw'Intare muri paruwase ya Bigutu, aho mu mateka bavuga umuntu wa mbere yabatirijwe mu mwuka wera. Iyo paruwase niyo nabarizwagamo, cyahoze ari komine Karengera muri paruwase ya Bigutu, ku mudugudu kuri chapelle yaho hitwa Rw'Intare. Aho ngaho hari bene data n'abashiki bangiye twakoranye umurimo w'Imana, n'ubu uracyakorwa. Jewe nyine nubwo byaje kuba ngombwa kubw'ubuzima nza kujya Kigali, shaka imibereho, akaba ariho nkorera akazi ka buri munsi. Ubwo rero uwo musore araza, yari umusore nyine ariko ubu ni umugabo, araza iwacu, yaraziranye na mushiki wanjye wari umukobwa icyo gihe, ari inshuti ye, azaje kumusura. Ageze iwacu asanga icyo gihe nyine bandyamishije mu mufuka, bamuhereza intebe, ashaka kuyishyira hejuru ya mifuka ndyamyemo. Yari intebe ya chaise. Nawe baramubwira ati attention, wabitsemo umuntu. Nawe ati nta muntu wari, ahubwo icyo ndi kubona ndi kubona hari isazi ziri gutuma, hari umwanda. Baramubwira ati tonda, warimwe umuntu. Araza arandeba, ambonyemo, basi ararira. Yari umusore, ahita agenda adasezeye, agenda ababaye. Iyo mpamya rero nkavuga ngo Imana yangiriye neza. Imana yaje kunkura muri ubwo buzima, nyine nezerera muri ubwo buzima. Maze kwizera, nizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Ndamwizera, nemera kwizera, ntangira gukizwa. Nyine urumva nabwo ubutumwa bwiza, ndakizwa muri ubwo burwayi, nemera kwizera Yesu. Nyuma rero byaje kuba ngombwa ko nza gukira. Imana yambaye amasezerano yo kuzangiza, irambwira ngo nzakugirira neza, nzagukiza. Urumva nari maze kwizera, Imana itangira kumpa amasezerano. Nimaze kumpa amasezerano nibwo Imana yambwiye ko izangiza ikangirira neza. Icyo Imana ivuze rero no kugikora, igikora. Mu itangiro mu gice cya mbere umurongo wa 3 iravuga ngo Imana iravuga ngo nihabeho umucyo, umucyo ukabaho. Imana ishimwe. Icyo Imana ivuze no kugikora iragikora. Imana yansezeranyije ko izangirira neza ikangiza, kandi ko izangiza kugira ngo nzabe umuhamya mu Rwanda n'inyuma yarwo. Uyu munsi wa none ibihugu maze kugenda si bike, ni byinshi, kandi n'ubu ngubu ndacyakomeje. Ndagira mbabwire ko mwebwe abankurikiye, icyo Imana ivuze igikomeza. Yarabivuze kuko bamwe barapinga, bamwe baravuga ati ntabwo bishoboka, uyu ntashobora gukira. Ko ndibuka ko abantu bajyaga bazi iwacu, bamwe bakavuga ngo kugira ngo bamere nkanjye bapfa bakavaho. Ariko umunsi wa none ndashima Imana ko Imana yambonaga mw'umumaro, yari izi ko mu gihe nk'iki nzaba ndi guhamiriza isi yose, ndi guhamya imbaraga zayo, ndi guhamya ineza yayo, ko ari Imana igira neza. Igihe cyaje kugera rero Imana irankiza, itangira kunyomora ibikomere byo ku mubiri, inyomora n'igikomere cyo mu mutima, kuko ikigeragezo kirambye gikomeretsa umutima. Iri jambo nkunda kurivuga muri ubu buhamya, rikunda kugaruka. Ikigeragezo kirambye gikomeretsa umutima. Hari abantu bafite ibikomere bitari by'umubiri, bafite iby'umutima, ariko ndashima Imana ko umwami twizera, umwami twakurikiye ajya akiza n'ibyo mu mutima. Imana ishimwe. Bigaragara ko nta muntu wagukiza igikomere cyo mu mutima. Ninde se wagukiza igikomere watewe n'umugabo? Ninde wagukiza igikomere watewe n'umugore? Ninde wagukiza igikomere watewe n'umuryango? Ninde wagukiza igikomere watewe n'amateka? Ntawe. Ariko mu ijuru hari Imana yabasha kugukiza igikomere. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yabashije kungiza ibikomere byo ku mubiri, ariko ikangiza n'igikomere cyo mu mutima. Uyu munsi ikaba yarampaye amahoro yo mu mutima. Imana ishimwe. Igihe kigeze rero ntangira kujya nitoza guhaguruka. Nagerageza guhaguruka, nasaga n'uwikoreye tone mu bitugu, nkongera ngasubira hasi. Ntangira kujya nitoza guhaguruka, mpagurukiye ku kintu, ngatera intambwe. Igihe kiragera Imana irambwira ati nzaguha guhaguruka, nzaguha kuguhiza imbaraga, kandi uzagenda mu Rwanda n'inyuma yarwo uhagaze ku maguru yombi. Uyu munsi wa none ndashima Imana ko Imana yangishije. Murabibona ntavuze ibintu byinshi. Tekereza umuntu washoboraga gushira ukuboko hasi, nagushyira hasi aho ngurambitse inyama zikahasigara. Umuntu washoboraga kuryama aho ndyamye, nahaguruka inyama zigasigara zibambye ku misambi nari ndyamye. Mu yandi magambo, imbeba zikandiraho imyenda nambaye, imbeba zirasara mu rugo, kugeza ubwo bafashe imyenda y'abandi bantu bajya kuyibitsa, iyanjye zarayimariye. Ubuse urumva rero bwari ubuzima butoroshye bene data bakundwa.
nawe ubwawe yakoze ibyo kwari kugira ngo mugihe nk'iki ngubwire ngo n'ibyo birabishoboye, yankijije kwari kugira ngo ngubwire ngo nawe yagukiza, yagukiriza muri iki gihugu, yagukiriza muri ibi bitaro, yagukiriza aha muri ubu burwayi umaranye igihe kirekire aha muri uru rugo, yagukiriza kuri iki gitanda uryamyeho, yagukiriza aho ngaha muri aka kazi ugeragerezwamo ku manywa na nijoro, yagukiza ubu burwayi bwananiwe abaganga bananiwe, yagukiza ubu burwayi abapfumu batabashije kugukiza, yakubera igisubizo cy'ibyo abantu bananiwe. Imana ubwayo ikwiyubahisha, Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yankijije uyu munsi nkaba ndi muzima. Uyu munsi ntarondogoye ngo mvuge byinshi. Murabona umuntu wari nararemaye ngendesha amaguru n'amaboko, uyu munsi nkaba mpagaze ku maguru abiri. Yenda sindi buhaguruke ngo murebe kuko iki kiganiro nabashe gutanga ubuhamya nicaye, ariko hari ibindi biganiro bizakurikira muzajya mumbona mpagaze. Sindi umugabo mugufi n'uwo murambona, murabona uko ndeshya. Ndi umugabo utari hasi ya metero na 80 ndetse hanarenga aho ngaho, ariko utekereze ko nagendaga nkururuka ngendesha amaguru n'amaboko, imbeba zindiraho ndyamye mu nzu, isazi zintondagira n'imibu bindira hanze aho banyanitse, ariko uyu munsi nkaba ndi muzima. Yakoze ibyo niyo kwizerwa, nta uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizahora iteka ryose. Ndaguhamiriza iyo Mana yanguyaho ko nawe aho yahagukura. Imana yankijije nubira cyakiza, Imana yantabaye nawe yagutabara, Imana yandengeye nawe yakurengera, Imana yampagurukije n'uyu munsi nawe yaguhagurutsa, yagukuraho muri ako kagare, yagukuraho kuri icyo gisasiro. Nubwo ureba wabaye paralize, Imana yagukora kuri izo ngingo nkuko nanjye yankozeho. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira ngo Imana iracyari yo kwizerwa. Mukomeze mugirire Imana icyizere. Birashoboka ko uyu munsi wa none abantu baba baraguhanye, abantu baba baragutereranye, baba barakwibagiwe, baba baraguciye kubera ko babonye ibyawe bibarenze, ariko ndashaka kukubwira ngo niba waranatawe n'imiryango, ugatabwa n'abakwitagaho, ugatabwa n'abavandimwe, ugatabwa n'abakomeye, abantu bose bakakwibagirwa kubera impinduka y'ibihe, kubera ko igihe cyakwambuye ubuzima, ariko nkubwire ngo hari ukwitayeho. Imana ishimwe. Haleluya. Niba abantu barakwibagiwe, nkubwire ngo hari ukwibuka. Niba abantu baragutereranye, nkubwire ngo hari utazagutererana. Niba abantu barakwambuye agaciro, nkubwire ngo hari uzakaguhesha. Imana ishimwe. Muri make Imana izakugira neza irangiza. Ndarondogoye ngo mvuge byinshi, murabona ko ndi muzima. Nyuma y'ubwo buzima nibwo naje kwizera Kristo, ndakizwa, ndabatizwa, mbo mukozi w'Imana, njya muri korali ndaririmba, ntangira kuyobora amasengesho ku mudugudu aho ngaho iwacu, ntangira kuvuga ubutumwa, ntangira guhamiriza abantu aho Imana yankuye. Nyuma rero hari ku itariki 5 z'ukwa 10 1997 niho naje kujya mu bigutu, hari habaye ifunguro ryera aho nababwiye kuri paruwasi yacu, niho twateraniraga icyo gihe. Mvuyeyo nca ahantu mu isantere imwe, hari umuntu twari tuziranye, nari narigeze kujya mubona aza mu rusengero nyine nk'umuntu ukijijwe, ariko aza kuba umunyantege njya asubira inyuma. Nza kuza kumusanga muri iyo santere, ngenda ngiye kumusuhuza, anyicaza ahantu mu cyumba yakiriraga abakiriya baje kunywa icyayi. Yarafite akantu kari yarafite akabari karimo na kantine, mbese anjyana ahantu yakiriraga abantu, kabaha icyayi, akabaha mbese ibyo bakeneye n'amandazi byose byari birimo. Arangije aranjyana ahantu aranyakira, aragenda ajya kunzanira icyayi aragisuka. Ngiye kukirangiza, ngiye kubona mbona azanye irindazi rimwe ku isahani. Irindazi ndamubwira ngo Imana iguhe umugisha ku byo uri kunkorera byose. Irindazi ararisatura, amaze kurisatura mbona yararimbereje, nge ndarisatura. Ndisatuye mbona imbere riranduye, ariko ngira ngo yenda n'amavuta yarigiyemo baryarura, kuko muzi ko kera amandazi ariko bayaruraga bariteraga umushito. Sinzi niba mubyumva, ariko batumva icyo kinyarwanda, na akantu kameze nk'akuma bateragamo amandazi bakayarura, yenda ari nko mu ikarayi mu mavuta, noneho bakayakuramo bakayashyira mu cyo bari kuyashyiramo. Ngira ngo ni muri ubwo rwego iryo rindazi ryanduye, nawe yaritoba yayishyiramo uburozi. Ndangije kurirya, urumva sinabitekereje kuko namubonaga nk'umwizerwa. Urumva umuntu anajyaga mbona mu nzu y'Imana aza guterana, sinatekerezaga ko yagomba kungirira neza. Abantu bije ari abarozi n'ubu bararuga, abantu bije bagambana n'ubu harimo abanze kwihana ubugambanyi, kandi bari mu nzu y'Imana, bari mu mihamagaro, bari mu nzego,
abantu bakinjira ari abagome, abantu bakinjira ari abagambanyi, abantu bakinjira ari abarozi, abantu bakinjira ari abasambanyi, abantu bakinjira ari abajura, bakiba no mu nzu y'Imana, ibyo mu nzu y'Imana bakabyiba bakabikoresha uko bidakwiye gukoreshwa. Abantu bafite uburiganya bwinshi, Satani yarabariganyije, ariko arabakurura pe baza mu nzu y'Imana batarigeze bahinduka mu mitima yabo. Ariko icyo nshaka kukubwira nuko ukwiye kuza mu nzu y'Imana, ariko ukaba umuntu wahindutse, ugahinduka, warangiza ugahindura abandi. Ntabwo ukwiye kubaho muri ubwo buzima ngo ubeho umeze gutyo, oya, ukwiye kuba umuntu wahindutse kandi ukahindura n'abandi. Byabaye ngombwa rero ko muri make nyine mva aho ngaho, namaze kurya irindazi, cyayi ndanywa, ndangije musabira imigisha ndataha. Bigere nimugoroba ntangira kumva ndi kuribwa mu nda, ariko sinabitekereza. Hari umudamu twasenganaga, yari umuganga, twabanaga muri groupe, ndagenda njyayo mwaka, ndamubwira uko meze, ndi kumva ndi kuribwa, arampereza ibinini ndabinywa, agira ngo hariya bari igifu, mu nda hasa naho byoroshye, ariko naguwe nabi cyane, bisa naho byoroshye. Mu gihe gitoya ntangira kumva merewe nabi cyane, ubwo natangiye kumva ndibwa mu nda, ntangira kumva uruti rw'umugongo, nageze aho ndwara ndaremba, ntangira kumva uruti rw'umugongo rwaraboze, nsigaye mpumeka nk'ipusi cyangwa se injangwe. Namwe ibyo kunywa bikamanuka bishishimura inyama z'uruti rw'umugongo, inyama zo mu nda nkababara. Ibyo kunywa n'ibyo kurya mbivaho, amenyo yarafatanye, nsigaye mpumeka nk'ipusi cyangwa se injangwe. Wa muntu abonye nararembye, yaje gutanga inama ngo banteze ishinge. Ndabyibuka bahamagaye umuntu w'iwacu, yari magendu ni wa wundi ushobora kuguha utunini tutujuje kire cyangwa se utemerewe kuvura. Ndashima Imana ko igihugu cy'u Rwanda cyo cyirukanye ba magendu, cyarabaciye. Ubu nubwo yabikora mu ibanga, ariko ntabagikora ku mugaragaro. Ariko kera umuntu yaguhaga utunini tubiri, yari kuguha nk'ibinini 12 akaguha ibinini 2 ati genda, ukamuhamagana 2 ukigendera, ibindi akazabiha abandi. Muri make nanjye araza rero, uwo mugabo wari wampaye uburozi atanga inama, yakurikiranye amakuru, arayamenya neza ko nabo narwariye mu rugo. Araza abwira iwacu ngo mugerageze muteze ishinge nyinshi, mumuvuze, buriya ni malaria yamuzahaje. Ko yarazi ko niba ntera urushinge yarampaye uburozi kwa yari yakubonana, nagombaga guhita mpfa. Yarazi ko ngomba guhita mpfa, ariko Imana ishimwe mu mugambi wayo igirinda umuntu wayimufite umugambi. Birashoboka ko Satani yakora plan yo kukugirira nabi, ashaka kukwica, akagambirira ibibi ku buzima bwawe. Ariko ndashaka kukubwira ngo ibyo Satani agambiriye ntazabisohoza, bigerageza ntazabigeraho. Uyu munsi wa none ndi muzima, nubwo uwo muntu yarazi ko ngomba gupfa. Bahamagaye uwo muntu araza, kuko ndebye, ariko aravuga ati sinamutera urushinge yahita apfa, mu mujyane kwa muganga. Kubazi mu Rwanda banjyanye ahitwa ni mu burengerazuba, ahitwa ni ishami ryahitwa Ikibogora, ni ibitaro byubatswe n'Abanyamerika. Ishami ryahitwa Ikibogora, ariko ahantu hitwa ku Kamonyi abariho banjyanye. Abaganga babo barapima buri ndwara, bahita bahamagara dogiteri ava ahitwa Ikibogora, araza arapima buri ndwara, wahita nyirukana, aravuga ngo uyu muntu ntacyo twamumarira, indwara ye ntigaragara, bansubiza mu rugo. Abanjyanye barabaririmbyi twaririmbanaga hirwa intare, bagenda bababaye kuko nta kinini nta n'urukingo sinari nitayeho, ariko Imana yari nyitayeho. Bagenda bababaye kuko ntavuwe, nta n'ikintu bamariye, bansubiza mu rugo ndindiriye gupfa. Ariko basenga Imana, bakomeje gusenga Imana, ikomeje kuremba. Ariko mu gihe nari ndindiriye gupfa, abaganga barananiwe nyine ntacyo bankoreye, nibwo ngiye kubona mbona marayika araje yambaye ikanzu yera, arambwira ngo bongwa, nditaba ngo karame. Naratangaye, burya turaba igiciro, ijuru riratuzi. Marayika arampamagara, naratangaye kumva mu ijuru bampamagara. Hari nawe ujya utekereza ko ibyo ukora batabibona, ariko barakuzi. Ntabwo burya ijuru ryamenyenye gusa ngo weri kuyoberwa, burya ibyo ukora n'iriya mirimo ukora nabiriya bikorwa, na hariya ukorera ibyaha, yaba muri rogi burya uhinje Imana ibireba, yaba mu cyumba Imana ibireba, yaba mu gihuru Imana ibireba, mu ijoro iyo ugenda Imana ibireba, ibyo uvuga n'ibyo ugambirira byose n'ibyo mu mutima Imana irabibona. Yambonye ikohereza marayika akansura. Nawe uyu munsi Imana igusura, Imana ishimwe. Ukwiye gusurwa na marayika, kandi nagusura nagusiga uko gusanze.
akore ku buzima bwawe, akore kuri ubwo burwayi, akore aho ngaho kuri ibyo bibyimba byo mu nda, akore aho ngaho kuri uwo mutwe umaze igihe urwaye udakira. Marayika kugenderere mu izina rya Yesu. Wantumweho n'uyu munsi nawe ubwawe agutungure, agusure kuko nanjye yansuye, yangendereye nawe kugenderere, yankozeho nawe gukoreho. Yereka byose birashoboka. Arampamagara nditaba, arambwira ngo ngwino hano, mbona afite akantu kari nk'ibiri kikoze mu buryo bw'ibumba. Ndangije ngiye kubona mbona afite n'ikirahure kitarimo amazi, mbona marayika arakimbereje ndacyakira, mbona asutsemo nk'amazi cyangwa ji. Arambwira ngo numwe, ndanywa. Maze kunywa arambwira ngo ngaho tera intambwe ya mbere, ntera intambwe ya mbere, ntera iya kabiri, ntera iya gatatu. Arambwira ngo ibyo biruke n'uburozi wari. Ntangira kuruka uburozi nani narariye uburozi, ntangira kuburuka. Marayika arambwira ngo ndagukijije, uzabwira abantu ko hejuru y'imbaraga z'abarozi hari n'imbaraga z'Imana ikiza uburozi, Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira ngo hejuru y'imbaraga z'abakonikoni hari n'imbaraga z'Imana ikiza uburozi. Hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga zikiza uburozi. Hejuru y'imbaraga z'ibitegano hari imbaraga zikiza ibitegano. Hejuru y'imbaraga z'ibitega n'amahembe hari imbaraga z'Imana zibasha gukiza ibyo byose, Imana ishimwe. Ziturinda ibyo byose, ziturinda amaboko n'imigambi y'ababisha, Imana ishimwe. Imana ibirangijije. Ndangije marayika arambwira ngo hagarara witegereze nkwereke. Mu gihe ndindira icyo marayika nyeretse, mbona azanye ifoto ya wa wundi wampaye uburozi. Marayika avuga amazina y'inge ntajya mvugira hano kuri mikoro, icyo mpamya n'imbaraga z'Imana. Marayika mutunga urutoki avuga n'amazina ye, aravuga ngo uriya niwe wakuroze, ngo ari kugire kwihangana no kumubabarira, ngo byabereyeho kugira ngo nzagaragaza imbaraga zanjye. Uburozi nabwo mba ndabukize, none ndi muzima. Imana integeka kumubabarira atansabye imbabazi. Nawe wizeye ko ubabarira uwagusabye imbabazi gusa, ndetse hari na wowe byaranakunaniye kuzitanga no kuriya wazigusabye. Ukwiye no kwitoza kubabarira, ukagera no ku rugero rwo kubabarira abatazigusaba, kuko hari abazazigusaba n'abatazazigusaba. Ariko hahirwa abanyembabazi. Muri Matayo 5:7 aravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Icyo biba nicyo usarura. Ntawuhinga ubunyobwa ngo asarura uburo, ntawuhinga uburo ngo asarure imyumbati, ntawuhinga imyumbati ngo asarure amasaka, ntawuhinga amasaka ngo asarure amateke. Icyo wabibye nicyo uzasarura. Nubiba ibigori uzasarura ibigori, nubiba ibishyimbo uzasarura ibishyimbo. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Niba warabibye imbabazi nawe uzazisanga imbere, nubiba imirimo myiza uzayisanga imbere. Ntabwo Imana izabinyuza aho wabinyushije, izabinyuza ahandi uhure nabyo, ariko icyo ubiba nicyo uzasarura. Birashoboka ko uyu munsi hari abo ufite ububasha, birashoboka ko uyu munsi hari abagufite ububasha, ariko ujye umenya ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ukwiye kubiba imirimo myiza kugira ngo nawe mu gihe gikwiriye Imana izakwibuke, Imana ishimwe. Imana ibinjijije uburozi, integeka kumubabarira. None uyu munsi ndi muzima, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana yanjijije uburozi, uyu munsi nkaba ndi muzima. Yanjijije nawe yagukiza. Muri make tugeze ku gice cya gatatu. Nyuma y'ubwo buzima bwo gukira ubumuga no gukira uburozi, nibwo ninjiye mu mujyi wa Kigali. Ninjiye mu mujyi wa Kigali nshaka ubuzima nk'uko n'abandi mwese mu bushaka. Wageze muri iki gihugu ushaka ubuzima, wahageze ku bw'akazi. Nanjye ni muri ubwo buryo navuye mu giturage cy'iwacu ku ivuko, ninjira mu mujyi wa Kigali. Hageze mama, muri make narisanze bakuru banjye kuko mama wacu bari abayisilamu. Cyo mvuga si idini yawe, itorero ryawe, umuhamagaro wawe, impano icyo nshaka kuvuga ko bari abayisilamu, bari bene data b'abayisilamu, ariko njyewe ndi umupanikoti. Biba ngombwa ko nza mbasanga mbabagezeho. Tumaranye iminsi 5 gusa baranyirukana ko batangiye kuntoza Imana imwe itabyarwa n'intumwa yayo Muhammadi. Nababwiye ko icyo mvuga atari idini. Barambwira ngo turashaka kuba umuyisilamu. Ndababwira ugasenga Imana imwe itabyarwa. Ndababwira ndi ngiye nizeye Kristo, ndi umupanikoti, ndi umurokore. Barambwira ngo ntabwo twabana nawe uri umurokore. Abantu benshi bajya bapfa idini, ariko ndagira ngo mbabwire ngo idini y'ukuri, Yakobo yaravuze ngo ni idini ifashe imfubyi kwita ku bapfakazi. Iyo niyo dini y'ukuri. Idini itagira irangwa nzima, irangwa n'ibikorwa byiza. Uyu munsi wa none waba wirata idini nyamara uyirimo gusa uyirwaniramo nk'umurokore, nako plito nk'umurokore, cyangwa se yenda uyu munsi ukaba wirata kuri umudive, ukaba wirata kuri umurokore, ukaba wirata kuri umumeto, ukaba wirata kuri umuyisilamu, ukirata kuri umukatolika, ukirata idini sa nyamara itarigeze iguhindura. Reka mbabwire ko idini y'ukuri ni idini yubaha Imana kandi igakora ibyo gukiranuka. Naho kwirata idini, byiratwa by'idini byo ni byinshi. Nawe wakwirata isabato, nanjye nakwirata ko ndi umupanikoti, nawe wakwirata kuri uri umuntu runaka mu idini yawe, wakwirata urwego rwawe. Ariko nashaka kubabwira ngo
idini abantu bajya bayipfa, byabaye ngombwa ko banyirukana tumaranye iminsi 5. nawe wibaze kukwirukana ukigerera mu mujyi iminsi 5 gusa, nta muntu muramenyana, nta buzima bundi ufite, abo waje usanga bakakwirukana. Ariko ndashima Kristo ko abantu bashobora kukwirukana, Imana ikakwiyegereza. Baranyirukanye, so we nawe birashoboka ko waba warirukanywe n'imiryango, waba warirukanywe n'abavandimwe, waba warirukanywe mu kazi, waba warirukanywe n'abaraba bakugiriraga umumaro, ariko Imana yacu iracyari yo kwizerwa. Nubwo waba warirukanywe uyu munsi, Imana irakwiyegereje. Imana ishimwe. Hari impamvu Imana yashatse ko wumva ubu butumwa. Baranyirukanye mara imyaka 3 mu buzima bw'ubutayi, mu Kirundi bita ubugaragwa, ubuzima budafite ishusho. Mba mu buzima bugoye, kurya bigoye, kuba mu nzu bigoye, kwishyura inzu bigoye, kubura yo kwishyura inzu, kubura yo kurya. Mu yandi magambo nari mu buzima bw'umubabaro. Kandi suko nari umunebwe, mudatekereza ko yenda uko nari umunebwe. Nari nzi gukora, nagerageje gushaka kujya nshaka akazi, nkagerageza gushaka n'akazi k'ubuyede nkakabura, nkagerageza kwitoza ibintu byose ngo ndebe ko nabona ubuzima bikanga. Byarangiye rero nyuma y'imyaka 3 nzakuza kubona handa akazi k'izamu. Mbonye handa akazi k'izamu, bambwira ko bazajya bampa 10,000 ku kwezi. Hari muri 2002, 10,000 ku kwezi ntabwo yari amafaranga menshi i Kigali, yari make cyane, kuko ayo ngayo ni wanje njya nyavomesha no mu cyumweru akarangira. Ariko icyo gihe bambwiye umushahara wa 10,000, numva nzaguramo n'imodoka, numva zakoramo ibintu byinshi. Umushahara wa 10,000 kubera ubutayu nari narazaye bene data. Bakundwa, Imana igihindura amateka. Urumva kugira ngo bambwire 10,000 ntarigeze ngorera n'amafaranga 5,000 mu byukuri, bakambwira 10,000 ku kwezi. Numvaga mu byukuri nzakoramo imishinga ikomeye. Numvaga uyu munsi we nturi kunyurwa n'umushahara urenze uyu munsi waba ukoreye 300 cyangwa miliyoni, ariko utari kunyurwa nayo. Waba uri guhembwa 60 cyangwa 70 cyangwa 100, ukaba utari kunyurwa nabyo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo isirangirana no kwifuza kwayo. Nababwiye ngo nta ubwo ubushize nabaga ikiganiro kivuga kuramya Imana no kwimbaza, narababwiye ngo Yesu azarenda z'ibyifuzo bigikomeje. N'uyu munsi nongeye kubisubiramo. Ndashaka kubabwira ngo nta muntu wakemura ibibazo byawe, nta nuzabikemura. Nuzagerageza kukorohereza akagufasha, azagira ibyo akemura, ariko ibindi bizakomeza. Ndashaka kubabwira ngo mujye mukora ibyo mukwiye gukora, bisigaye mu biharira Imana, kuko niyo gisubizo cya byose. Uyu munsi wa none jya ufasha umuntu icyo ukwiye kumufasha, icyo ushoboye gukemura ugikemure, ariko burya ubuzima bwe ntabwo byose ntiwahaza ubuzima bwe, ntiwanabikemura byose. Ibi 10,000 mbakora amezi 4, mutagira ngo nawe mafaranga narayabona. Umuntu umwe yaravuze, umunyarwanda yaravuze ngo naho mutindi yanitse ntiriva. Utekereze kugira ngo urebe 10,000 nabyo babinyambure. Uretse 5,000 bari barangurije bya avance, kuko nari sadwe ndi umushomeri, byo kugira ngo mbashe gukemura utubazo dukeya njihagera. Andi bambwira ko bazajya bamba kwezi gushize, ariko ntabwo babashije kuyamba. Ndagira ngo mbabwire ko batabashije kuyamba. Ariko nubwo batabashije kuyamba, uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire ngo Imana ifite ahandi abantu bagiye inyuza umugisha wayo. Ntabwo bayampaye, nje naratuje ndakora, naho Imana yari yahanshyize kubw'impamvu. Ntangira kujya nsenga Imana, nyibaza Imana ko wanzanye muri aka kazi, niki cyatumye uzana muri aka kazi, ko wari uzi ko mfite ibibazo byinshi, uwo aka kazi kakabaye kambere igisubizo, none nkaba mbona ahubwo ntacyo. Imana irambwira ngo sinakuzaniye hano gukorera umushahara, ubwo nakuzaniye hano kugira ngo nzagukoreshe iby'ubutwari, izina ryanjye rimenyekane ku bwawe. Irambwira ngo bamwe barahayobeye, ngo bababeshe ko basenga Imana badafite, ngo ariko nakuzanya no kugira ngo uzamenyekanishe Imana, izina ryanjye rihabwe icyubahiro. Ngo benshi bamenye Imana ku bwawe. Byageraga nijoro rero nkarwana n'umudayimoni witandiye. Navuze ngo icyo mvuga si idini, yazaga yitandiye mu ishusho y'umusilamukazi, akaza yitandiye ashize umwenda mu mutwe, mbese nka kwa kuntu abayisilamukazi bitandiya, nawe nkajya mbona araje yitandiye. Nkabona yabaga ari umudamu, nkabona aje mu ishusho y'umudamu, nkabona yicaye ku ntebe y'itaburete. Ntangira kujya mbaza Imana ngo Mana, uyu mudayimoni yubatse kuki wambaye ishusho, ko nzi neza ko abantu bavugirwa izina rya Yesu, ko baramya bahimbaza, niye mpamvu mbona uyu mudayimoni ahora ndwanya muri urusengero? Basi ntangira kujya mbaza Imana. Nihuse rero uwo mudayimoni yari yubatse ku kigirwamana cy'inzoka basengaga, yari inzoka yapimaga 1 na santimetero 88, haburaho santimetero 6 plutôt, hari yapima iyo nzoka yapimaga 1 na santimetero 88, haburagaho santimetero 12 kugira ngo huzure metero, yuzuze metero 2. Iyo nzoka yabaga ahantu mu cyumba, hari icyumba kimwe bari barambaye kitacingwaga, ikindi cyumba cyari biro, ikindi cyumba cyabaga mu iyo nzoka.
yari inzoka y'ikigirwamana yasengwaga n'iryo dini ibaha imbaraga za gishitani bakoranaga nazo, ntazi yuko ihaba. Icyo cyumba gihora gikinze. Nihuse haje kuza mushiki wanjye wo kwa mama wacu, yari mushiki wabo bahungu bari baranyirukanye, bari batuye Nyamirambo, nge nabaga muri Kimironko, hafi y'aho umurenge wa Kimironko wubatse ubu ngubu, aho niho nanjye nakoreraga inyuma y'umurenge. Cyakora inzu niciye mu iyo nzoka, ubu tuvugana iyo nzu iryo dini ryakoreragamo ntabwo iryo dini rikiriho, ariko inzu bakoreragamo n'ubu hari irindi torero yikoreramo hafi aho y'umurenge, hari irindi torero yikoreramo, kuko iryo ngiryo maze kugaragaza ukuri kw'imisengere yaryo n'uburyo bakoranaga n'imbaraga za gishitani, byabaye ngombwa ko mbese abakristo bari baririmo barivamo, bamenya ukuri, bamwe bajya mu matorero atandukanye bamenya imana y'ukuri. Bityo rero nza kuyica, nza kubona iyo nzoka. Hari haje mushiki wanjye wo kwa mama wacu, azaje gusura abo basaza babaga i Nyamirambo, nza kumusiga aho ngaho muri icyo cyumba nabagamo, noneho njya kuvoma. Nje sanga ya nzoka yavuye muri cya cyumba yabagamo, yaje ngo agiye kubona abona iramwuriye, imwurira izamukira ku maguru, iri kumwurira. Yari inzoka yasamaga ikaka mu kanwa kayo nk'uko muza nkuru y'amashanyarazi mu ijoro. Bene data bakundwa, ibi ndabivuga kuko abantu babirebesheje amaso. Hari abansuye aho ngaho bareba umurambo wayo, hari abansuye ntari nayica. N'ubu iyo mbivuga ndabizi ko ubuhamya bufite abahamya babirebesheje amaso. Ntabwo rero naje kubeshya isi yose kuko nta nyungu yabi birimo, cyane ko bitanyinjiriza amadolari, ibyanyinjiriza amayero, ibyampesha amanyarwanda, ntacyo byamarira kubivuga mbeshya. Byo ni byabaye, ni inkuru yabaye. Byabaye muri 2002 mu kwa 12, muri 2003 nibwo navuye kuri centre de santé ahitwa Kimironko, aho nari ndwariye, nibwo abantu bahansuraga umurambo w'iyo nzoka iri muri urwo rusengero. Muri make ibyo ni byabaye. Nihuse cyane rero nasanze wa mukobwa ya nzoka yamwatatse, ariko ku izina rya Yesu rifite ubutware. Yavuze izina rya Yesu, uwo mukobwa yarakishijwe. Yavuze izina rya Yesu, abonye nzoka. Uwo mukobwa yarakishijwe. Uwo mukobwa yarakishijwe. Yari umukobwa ukishijwe wuzuye umwuka wera. Akibona ya nzoka imuzamukiyeho, avuga izina rya Yesu. Akivuga izina rya Yesu, ya nzoka irongera iramanuka itisubira muri cya cyumba yari irimo. Yari inzoka yasamaga ikaka mu kanwa kayo. Noneho mvuye kuvoma, urumva nari mvuye kuvoma ngira ngo mwakire kuko yari yahageze uwo mugoroba. Umugoroba uwo mukobwa yahageze niwo nishe mu iyo nzoka. Naho Imana yari yamuzanye kubw'impamvu kugira ngo afate amazamu. Kuko urumva navuye kuvoma sanga wa mukobwa wuzuye umwuka wera ari kuvuga indimi. Arambwira ngo kuki ahantu basenga ikigirwamana kandi bavuga izina rya Yesu. Bitamukomesha, namubwira nitoka shitani mu izina rya Yesu. Arambwira ngo winkomesha, ntabwo ndi daimon. Muje ndi gutekereza ku byambwiye abarankuru, yanjanye muri cya cyumba cyahoraga gikinze. Ndamubwira ni cyumba kirakinze, nta rufunguzo mfite. Ngiye kubona mbona wa mukobwa yuzuye umwuka w'Imana, rwa rugi rukoze mu buryo bwa pano. No rwa rugi rwari rufite imbaho zigiye zigerekeranyije, rukoze gutyo rw'iserire. Ararukubita mbona ruguye ku gikuta. Ruguye ku gikuta mbona wa mukobwa arinjiye abarankuruye. Anjyanye n'ubwa mbere nari mbonye nzoka sa nuhamutse, ngira ubwoba. Ntangira kubona ya nzoka yasamye iri kwaka. Ndiruka mpuruza abantu ngo baze bayice, bayibonye bose barayitinya, bagenda biruka badasezeranyeho. Niyumvamwe ubutware bwo kuyica. Kubumvishe yenda ubuhamya bw'uburyo Imana yangijije uburozi. Hari uburyo nababwiye marayika yansanze, araza angiza uburozi. Wa marayika mbona aragarutse, araje. Narigeze kubona ngo njya mwiyerekwa muri 1999 ku itariki 24 z'ukwa 12. Niyo munsi wa mbere nageze i Kigali. Uwo munsi narayigeze i Kigali muri iryo joro nibwo Imana yangendereye, marayika aransura. Wa marayika wari yanandukije uburozi mbona aransanze, ngo mbona nagiye kubona ngo mbona ngeze ahantu hari isoko nini cyane, ngo iyo soko nyigeraho mfite inyota, ngiye kunywa amazi yayo, ngo ndeze ibiganza kurya umuntu atega ibiganza ashaka kunywesha amazi kuri robine, ngo mbona ya soko irakamye. Ngo nza kubona indi soko hano kure cyane, ngo mbona ndenze imisozi, ngiye nkurikiranye iyo soko narebaga kure. Ngo mpageze ndeze ibiganza ngo nywa amazi iyo soko, ya soko nayo amazi arakama kandi nayareba. Ngo nyabuze ndambura ibiganza ndavuga ngo Mwami Yesu, ngo uyu mwuma numpa amazi yo kunywa. Ngo ngiye kubona muri ya soko ya kabiri ngo mbona havuye mu inzoka nini cyane. Ngo uwo mwanya nyibonye nitura hasi, ngwira urubavu nsa n'upfuye. Ngo mbona wa mumarayika wari wanukije uburozi ambaye umuhini, ngo arambwe ngo iriya nzoka agenda uyikubita uyice mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, haleluya. Naragiye ndayica, maze ngo mbona mpawe ubutware bwo kwica ya nzoka. Byasohoye nyuma y'imyaka 3. Uwo munsi nkiyibona aho ngaho nakoraga nibwo nagiye ngiye kuyica. Nabonye abantu bose bagiye badasezeranyeho, niyumvamo ubutware n'ubushobozi bwo kuyica.
kwa Yesu hari ubutware, hari n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Ni kumuririmbyi wa 28 mu gakiza yavuze, yaravuze ngo kwa Yesu hari ubutware, aravuga ngo hari n'ubushobozi ngo iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Imana ishimwe. Ndashima Kristo kuko muri we harimo ubutware buri hejuru y'ubutware bw'abadayimoni, muri we harimo ubushobozi buri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni. Imana ishimwe. Narayishe maze kuyica, uwo mwanya maze kuyikubita numva ubwenge buragiye, niyumvamo imbaraga z'ubushobozi zinshizemo. Hari kuwa gatanu nijoro, bigera ku cyumweru bimenyekana ko yanzoka nayishe. Nyiri rya dini bitaga ngo ni bishop, simvuze ko aba bishop bose basenga inzoka, mumbabarire ntihagire unyumva gutyo, ahubwo mvuze ko yiyitaga umubishop, yitiraga titire y'abakozi b'Imana bubahisha Imana bakaba abakozi bayo, ariko we ari umukozi wa Satani wiyitirira iyo titire. Araza asanga narayisha, arambwira ngo inzoka wayiciye iki? Ndamubwira ngo mbese agaciro k'inzoka nakayikubanisha inzoka bigutwaye iki? Arababara cyane, ambwirana umubabaro, arambwira ngo aho kugira ngo masange umurambo w'inzoka, yo masanga umurambo wawe nkaza nje kukuzika, byari kumfasha kuruta uko mpasanze umurambo w'inzoka. Ndangije niyumvamo imbaraga y'ubutware, ndamubwira nti toka shitani. Arambwira ngo ariko uziko ni nyokobuje, ndamubwira nti toka shitani kwa jina Yesu. Bwa gatatu ndamubwira ngo niba hari izindi uzizane zirangiza Imana yacu izamenyekane. Mbona ari kumwe arababaye cyane. Ndangije uwo mugoroba w'uwo munsi nibwo nabaye nk'umuntu, ibitekerezo birahinduka, sa n'umuntu ukuwe mu mubiri. Uburyo nyuma yo ku cyumweru naje kugera kuri centre de santé ntubimbaze, naje kugaruka nyuma y'iminsi 6 ndi nari nakuwe mu mubiri, sanga nari napfuye barangije kunyambika. Nahageze sanga nari barangije kunyambika, sanga wa mukobwa andiho. Wakwibaza ngo mbese wahageze gute? Uburyo nahageze urumva ni mu buryo nanjye ntazi nahageze, cyakora byumvikane ko mu buryo nahageze sinari mfite kwimenya ku buzima bw'abantu, ariko wa mukobwa yarandiho, niwe wari undiho andwaje aho kuri centre de santé. Wa mukobwa yahamaze iminsi 6 atarya atanywa, afite ibanga ryo kunsengera. Urumva Imana yari yamuzanye kubw'impamvu, yafashe amazamu atangira kunsengera. Naje gukurwa mu mubiri ro mara amasaha 5 arenga amasaha 5 nari napfuye, kuko nagarutse nsanga barangije kunyambika nari napfuye. Nza kugaruka rero, nagarutse rero mvuye mwiyerekwa, nahishuriwe ibintu byinshi. Ibyo nahishuriwe ni byinshi, aho niho nahishuriwe mu migambi ya Satani, buri mudayimoni na misiyo yahawe. Sinabivuga ngo birangize, by'abahize ntibahigura. Imana inyereka uburyo mwahize ntimwahigura, mwahize mu bihe bibi, abahize bitwa impunzi n'amazina mabi y'isuzuguriro mu bihugu by'abandi, abahize muri mwishyamba, muri abasirikari, muri ngabo, muri ku rugamba, mu rwano urugamba. Imana irambwira ngo mwabonye, amaso yanyu yabonye intumbi z'abishwe n'inzara, bishwe n'amasasa, bishwe n'inkota, ngo bamwe muhayigira imihigo, muravuga ngo Mana nuhaturindira ntituhabwe, tuzagushima, tuzagukorera, tuzakuvugira. Ngo Imana irahabatambutsa. Imana irambwira ngo nzababaze ngo mbese ko mwahiga imihigo ngo ariko mwahise imihigo ariko mukaba mwaribagiwe kuyihigura. Imana irambwira ngo ibuka imihigo wahise ubwo wabonaga, ubwo wari ku rugamba ubona bamwe bicwa n'amasasu, wowe Imana ikakurokora. Imana irambwira ngo bamwe mwahize imihigo muri mukodesha, Imana yabahaye izanyu. Imana imbwira ko mwahize imihigo, bamwe mwitwa impunzi n'amazina yawe y'igisuzuguriro, muri shitingi mwahigira imihigo, none muri mu mazu. Imana imbwira ko mwahize ko nimugera mu gihugu cyanyu kwitwa impunzi n'amazina yawe y'igisuzuguriro bigakurwaho, muzahimbaza Imana mukayisha icyubahiro. Irambwira ngo mumaze kurya murahaga mwaribagiwe. Ibuka imihigo wahize uri umukene, uyu munsi Imana ikaba yarahinduye amateka y'ubuzima bwawe. Ibuka imihigo wahize ugeze kuri bariyeri, ngo bamwe bagapfa bakagwa ku mabariyeri, wowe Imana ikahakurindira. Imihigo mwahigiye, Imana irambwira ngo nzabibutse. Ngo hari imihigo mwahize mubonye Imana ibarindiye ku mabariyeri, ngo bamwe bakahasigara mwe mukahatambuka, ngo mwahigiye imihigo, ngo ariko mumaze kurya muraga mwaribagiwe. Imana imbwira ibintu byinshi, inyereka intasi ziza gutata umudendezo w'abana b'Imana mu madini n'amatorero, abaza gutata mu nsengero. Imana irambwira ngo bagaragara nk'abahamagawe, ngo ariko mwaruriye igice. Hari abantu baje gutata mu mihamagaro, mu baririmbyi, bataje kubw'umuhamagaro wo kuririmba, ahubwo baje gutata iby'umuhamagaro w'abaririmbyi. Bataje kubw'abapasteri, bataje kubwo kuyobora, kubwo buyobozi, bataje kubw'abarimu, kubw'umuhamagaro wo kuba abarimu no kwigisha n'abigisha, bataje kubw'abapasteri no kubwo kuyobora, ahubwo baje kubwo gutata. Baje ari intasi, ngo abo ngabo bafite misiyo yo kureba ibikorerwa mu mihamagaro,
mu madini n'amatorero no kureba ibikorerwa mu mihamagaro mu murimo w'Imana, ngo bagasubira inyuma bakajya kumena amabanga no kugambanira itorero. Niyo misiyo bafite. Mbona intasi ziza gutata ibikorerwa mu baririmbyi, abo ngabo bafite misiyo yo kuza kureba ibyo mukora mu makorari, bagasubira inyuma bakamena amabanga y'iby'amakorari ndetse bakanagambanira abaririmbyi. Baza subira inyuma baje atari kubw'umuhamagaro w'ubupasitoro, abo baje gutata abapasitoro ari nabo basubira inyuma bakagambanira abapasiteri, ndetse bamwe bakabafungisha abandi bakabanyuziza ubusamo. Imana irambwira ngo bamwe ndetse barabagambanira, ndetse abandi bakarogwa, abandi bakabicisha, abandi bakabagambanira bakabashinja ibinyoma, bamwe bagafungwa nta dosiye, abandi bakagirirwa nabi kubera iyo migambi ya Satani biri gushyirwa mu bikorwa. Imana imaze kumbwira ibyo irambwira ngo nzabwire intasi zisa gutata ngo yemwe mwantasi mwe ngo nye bahamagara ngo mbabwire ngo ni mwere gutata ubwo mwinjire, kuko hari ubuntu bubategereje. Hari abantu bafite umuhamagaro wo gutata gusa. N'ubu ngubu mbivuga, hari aho njya mu biterane bahari, hari abo njya mu nsengero bahari, hari abo njya nsura abaririmbyi turi kumwe nabo, mbese hari n'aho badutumira nabo ngabo baje, abo bakakurikirana ibikorerwa mu materaniro y'abera, ariko atari kubw'agakiza, ahubwo ari misiyo bafite. Imana irambwira ngo mbabwira ngo nimureke gutata ahubwo mwinjire, kuko hari ubuntu bubategereje. Imana rero cyaba bikimbabazi, aho mwahereye mutata mukagambanira abakozi b'Imana, mugahera mutata mukagambanira abaririmbyi, mukakomeza mukinjira mutata mukagambanira abashumba, mugarukiraho. Imana irashaka ko mugarukiraho. Nyuma rero Imana imaze kunyereka ibyo byose n'ibindi ntavuze, inyereka abantu mwabaye mu mashitingi, ubu mukaba muri mu mazu, mwabaye mu bukode, mu Imana ikaba yarabahayeho kuba, abatarageraho kuba Imana ikaba yarabubakiye, ababaye mu mashitingi mukaba muri mu mazu, byose Imana irabinyereka. Irambwira ngo mwahigiye imihigo, ngo ariko maze kurya murahaga mwibagiye guhigura. Irambwira ngo buri wese mubwire yibuke, ngo mubwiriza akavuga ngo guhiga ntuyigure birutwa no kudahiga. Maze Imana imaze kunyereka ibyo byose, nibwo yaje kungarura. Ingarura nari napfuye. Irambwira ngo ugenda ubwira abanyarwanda ibintu bitatu, abanyarwanda nibihana bagahinduka, wabwira ibintu bitatu bizakorwa muri iki gihugu. Irambwira ngo icyambere ubumwe buzagerwaho, ngo buzava mu magambo no mu bitabo bishyirwe mu bikorwa. Irambwira ngo icya kabiri igihugu cy'u Rwanda kizahabwa umugisha uzaturuka ku mwami Imana kubwo kuyubaha. Irambwira ngo icya gatatu itorero rizahimbuka. Ibyo rero Imana irabintuma. Bene data bakundwa, bashiki banjye, bavandimwe, ntabwo ibintu byose mbashije kubivuga uko biri, uko ni birebire. Tuzakomeza mu bindi bice, nzakomeza kujya mbabwira, kandi mboneyeho kubararikira ibindi bice bizakurikira, uko tuzajya tuganira ku ijambo ry'Imana, uko tuzajya tugenda tubabwira ku bundi buhamya, ibindi bice by'ubuhamya, uko tuzagenda tubabwira ibice by'ubuhamya bitandukanye bitewe n'iby'Imana yakoze nayo itugejeje. Imana ibaduhera umugisha. Rero ushobora kuba ushaka kuvugana nanjye, cyangwa ushaka kumpamagara, kungisha inama, ukeneye gusengerwa, cyane ko n'Imana yambwiye ko nzajya nsengera n'ibyifuzo by'abantu. Yangiriye neza nawe yakugirira neza. Yarambwiye ngo nanjye njye nikorera imitwaro y'abandi, mbashe gusengera abababaye, ndetse no kuba bagufi basubizwemo ibyiringiro kubw'ubu buhamya, no kubabwira imirimo Imana yankoreye sinzayigira ubwiro. Nawe rero urabimenye, urabyumvise, ibyo ugomba gutunganya bitunganye, ibyo ugomba kuzuza ubyuzuze. Ngarukiyaho. Ariko nomero yanjye ko akamenyetso ko guteranya 250 7 8 2 44 49 24 07 ku bari mu Rwanda, 0788 8 4 inshuro 3 9 24. Ufite igitekerezo, ushaka gusengerwa, ushaka kugira ikindi kintu wadufasha mu kudutiza ibitekerezo no kudutera inkunga, biremewe. Ahandi mwabasha gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye ni kuri channel yitwa Niyoraki TV, kandi ukajya wibuka gukora subscribe, ndetse ugashyiraho comment, ukabasha gusharinga kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi, iby'Imana ikugejejeho nawe bigeze ku bandi. Shalom, Imana ibahe umugisha.